murakaza neza nanone muri ka gace mukunda k'iminota y'ibyishimo. Pata iminota yawe mikeya kabisa duseke maze kahave. Himbazwa kubera yuko ubwami bwawe ni bugari. Iki kiganiro mana ukide bonestante bonega. Iki kiganiro ukiyoborere kubera kushobora byose. Hayiwe yabaye nka data na feza na zahabu na kintu na kimwe twabona, ariko imitima imenetse imbere y'amaso yawe turakwinginze mana. je ni Kinyarwanda ni iki de bonne stade bonne guy inzara yarandiye shaka isengesho ntarasenga sanga yose narayasenga. Ngira Imana ngo mana uranyimira ikibiryo kutarya uranziza iranyihorera. Ni iki cyari cyarakubase cyane kurenza ibindi byose? Inzoka. Warazinywa gukazihamya kweli? Cyane umusore utanyoye inzoga asaba ari umuntu. Umusore utarwaye imitezi asaba ari umuntu. Murahazaho mwirirwa mutanga amafaranga. Umuntu aza gusa ikibazo ni ikibazo nibaza ni na logic. Umuntu ugura ngo tanga amafaranga yose ufite nurangiza ndaguha umugisha asubiremo. For the blessing of God. Ntabukene buzakuza. No poverty will come upon you. Uri murajugunya ubukene bwawe ha. Ufite nurangiza ndaguha umugisha asubiremo. Kukabari bahite bumva ikintu cyitwa isese. yabaye nka data Batangira amagambo y'amatapiki. Izizana ekonomi bigatuma ekonomi cheza. Gaspillage ikaba. Turasenye mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese ufite musaza we cyangwa umugabo ukimu inzoga tunamuweka katika ofisi ya mbingu. Ukuntu abasore ubundi bafite amashagaga bakunda abakobwa, wewe wari umeze ute? ari basogokuru bakundaga abakobwa, natwe twarabakundaga, abazungu bakaturusha. Manega Mukena abana be barabadiha nawe bazuka badiha. Rebano ibintu byo kubahanurira mu kanya ntabwo nzongera kujya mbasengera. Imana irambwe ngo ari amafaranga na hano yurayakira, wowe umugore wawe akubuza kuza kuma icya 10. Icara nanjye mureke kugwanurira. Ndabeshya sopisti God ene mashantoze God. Ndaje ibindi turabicoca nyimukanye. Subiza mikoro. Mujye mwumva ko nzajya mbafata ni mujya mugaruka ndi umuhanuzi. Ndo ruhari n'urwo mu nzego. Umuyaya ku muyaya. Motari ku mumotari. Umuyede ku mufundi. Umuzunguzayi ku musunguzayi. Lisansiye kuri lisansi. Ubana gute n'uyu Randirodi mbona uko ukaze cyane uvugiraho? Nkamutokesha ngatwika ndara nwika imyuka mibi y'abadayimoni. Teri wawe abari nk'Imana mu rusengero rwanyashumbye. Simvuze ngo ni Imana mu musenge, ariko yavuze Imana ibimuvugiyemo. Nimba umushumba wawe by'umwereka ko ari umuhanuzi, nimba ahagaze kurimba akavuga ngo dukene miliyoni 30, irukanka gurisha pariseri ufite Nyamata, iruka.
iminota 10 ayo mafaranga akenewe aba yuzuye. kandi uhageze mbere yuko uvuga ko Imana yambuye ugomba kubanza gushima. Ndashimira Imana ko apotre yanyize ugomba kumvuga ninjye wahagukize nutamvuga urandwanya. You have to mention that I thank God who given this opportunity, and then I thank Apostle who trusted me to give this pulpit. Iyo ntagushira uba wahageze. If I don't put you there to the pulpit, no one else. Kumvuga kandi ukansengera ninjye so. You have to pray for me as your father, and truly no one else you know. Ikindi ugomba kuzutanga nkuko Gitwaza yavuze nkuko papa yavuze. And you have to start as my father say. Ni hatari kwe. Ariko ndagira ngo mubikurure mu byumve. Nanze kugenda n'indege kandi sindanayikora. Uretse kumusinzejamo nimbura itike yo kwidirisha nzasibira. Ngo kugenda kwidirisha mwana. Kumupilota kahundira gacago gose muvuge ngo gogose. Hajya ndeba hahandi nagagikaga. Fata inzoka, dore inzoka, nayibonye inzoka, dore inzoka, dore inzoka, wayibonye inzoka, inzoka, tugende wa nzoka we, dore inzoka, dore inzoka, wa nzoka we, dore inzoka, nayibonye inzoka, inzoka, wayibonye ijisho ryayo. Ntabwo twaretse gusambana kuko twabuze aho dusambana nabo. Umuri kundeba utampaye n'abandi bampa unyimye najya n'ahandi banyimye natanga n'amafaranga yanjye. Mu by'Imana isezeranya icyubahiro kirimo. Imana irabizi ko umwana w'umuntu yaremye akunda, nene iyo bigeze ku munyarwanda we turiyemera. Umwirukana mu rugo iwawe agahagara mu marembo, mvira mu rugo simvira. Kandi umukimbije. Gira metere mwiza nka Yesu, wiga na karate zo mu mwuka. Karate buriya nta metere ufite sentiri ikomeye nka Yesu. Buriya iyo watojwe neza ukana akagutoza nawe ukamubera umunyeshuri mwiza. Ariko se mutangijishe ntago mwibuke ukuntu yahise acanga cha Satani ageze kuzima cyaje biri kuva. Urabizi igihe yari ari ku musaraba, impamvu Yesu yapfa ameze nka ngurike. Yari ari kureba inama ziri kuzimo. Tubundi ngakimara gushinga ibirenge, abadayimoni bari baguye hasi. Ngo Satani mu kuhaguruka ngasanga amukubise ico bita mayigeri na nayiki. Kumuririmbyi nitajako kwerekana amenyo yose. Nero hari umuririmbyi uririmba ukagira kirasa harimo tuzonja mwishure kureba akabonye nyirarume wanze kumurihira amashuri. Tuzonja mwishure kureba akabonye boss wamwambuye amwirukanye. Tuzonja mwishure kureba oya tuzajya bese. Oh haleluya. Kugeza bw'umusore ni gurye. Ni gurye.